kabari njyewe numvise byahanye nabareze ibintu by'imivugo bya kera mbere yuko byabyo cyari urinjira mu mazu tutaranagera kuri yagitiko ahora muneka ndakukwiyongorera nk'umugore n'umugabo kwakundi mu bukwe kwakundi mu bukwe baba bahagaze bakabazanira akazi uvuze ubukwe niyo we uhagarara depression hagarara hano umugabo hagarara iburyo impano nageneye Antapeno na Bisoso tujye kujya tubana buri wa gatanu bakatwinjiza ku wa gatandatu kugira ngo dutangire weekend neza. Buriya iyo watangiye weekend neza n'ikindi cyumweru gitangira neza. Ubwo rero iri ni ikaze mbahaye. Iyi mpano simvuze ngo mujye kwifungura mwihishe. twifungure none Live Bisoso fungura abibwi tubabwira ko imbere ko dukomeza nshuti za televiziyo BTN y'abaturage ndi kuvugana n'amavuta mu maso ariko kibonge afite speed sababwira ko iyi launch turayisubira mu no kwa gatanu no kwa sawa manager kuzongera tunocige ko abana hari kibazo turi gushuha cyane so tutegeza gusubira mu launch so transfer mabura uyu nguyu twakiriye bwa mbere uyu musangwa niwe watwakiriye ni nawe wanaduhamagaye by the way uyu nguyu ari buryo bwanje ngo namuramuzi umucuti waje wafana guhamba hanyuma hariya ibumoso reka yivuze yambaye kravate nawe ufite depression atera intambwe bituma ko ari ibintu yanditse akwiye ku mutima nirimba ku buryo tubona santimazi abona tembe ndirimbe nta gitari cyangwa
oya nashyiremo neza noneho nawe zozo irimo huha cyakwigira ibyo byacu Baguhamagara numve ko haraye neza muramurambagiza umva nawe uramureba nshaka kukwiyongorera uri mpamvu ituma mureka ubaye utareba ubaho utamwenda nubwo ko ufite ubwoba bwo kurongora Papi, tu vas tout voir ici, d'accord? Merci beaucoup, merci. asante Richard nshaka kukwirongorera Ladies and gentlemen, reka twakire the one and only, the pioneer, the best of the best, DJ Marno. Hey, abari mu rugo nabizi ko bakomeye amashyi. Abakobwa bahise bazuminga. Eko Niba barimo barazuminga kuri screen. tuzanye murazomera Bisoso saniye, bisoso. Ngaho mudenge. inyama ziragakora shaka kukwirongorera Jendari abantu amutegeka icyo ashaka. depression sawa Na infection. oya infection Okay, mama agukorera iki bisoso? Akora iki? Niwo umutegeka. brand new Okay. ari naje uriko ari nije manager wiwe afite depression ashaka agabanya pressure Okay. kandi aho ngaho ndinya yo wakwiruka Uyu uyajarya na gishinichi. na kamoto yumvise Muri macha ushushe mu kabari. Njyewe numvise byahahiye nabarize ibintu by'imivugo bya kera mbere y'uko byabira cyari. Ndarongoye. urinjira mu mazu tutaranagera kuri ya gitiko ubwo se kare guzakora iki Chris and Pato. Brent. Marno Okay. Ariko meze neza. Ariko mura. Na pressure ni mazi kingana iki? just like nk'ibyumweru bibiri abantu bose bagenda bayirebe kuri YouTube pressure by DJ Marno yes kandi ndimo ndayikunze yewe niyo bakecuranga umumpagaze ari inyuma indirimbo ni nziza cyane urabona ukuntu mwitanga ukabareba gusa Okay, ndatekereza ubwo tugiye gukomerezaho gahunda reka twakire umuntu tugiye kwakira undi mushyitsi. usuje kuzana branani n'indi umwami w'abana bano bamubwire abantu bose ni abapagani karema ntacyo babwira ubundi ni gusa abakristu mwese mutari kurya inyama n'amafi sawa ko mwatumye igiciro kimanuka Akira Davis twagiye. Akira Davis kamumagana. nari mukungu Oya akira Davis je. Gucuranga ariko wewe mu magambo. Oui, position. Anda bisine nani ngafite. Bisine ndirimbo. ntabisibisi none nayibonyeho nagoswe itera copyright. utayinyanditseho Urumva iyo waprodinze indirimbo kuri YouTube hari izindi platform yigushyira none kuri YouTube nanone nyibonaho kabiri nitera copyright ikivaho. amasaha Okay, tugiye gutaha. atari wabo Okay, sawa. Alright, ndatekereza kugira ngo buri mushyitsi tugiye kumuhereza umwanya akavugana n'abantu bari buri kandi ariko tubashimira cyane kuba mwaje Yego. ko mwabizi Papi, gira icyo ubwira abantu.
tugeze ku murongo nka manager cyambwira abantu producer w'ikiganiro nta mugabo uvugira ijambo ku magambo gusa yego ajya umuhereza ubutumwa buri hariya bwangu iteka umwami aratumva umwami aratumva bitiyeni murakira ngo ntago ariko turahagararana of course n'umugore n'umugabo kwa kundi mu bukwe baba bahagaze bakabazanira akato navuze umugore niyo we uhagarara depression hagarara hano umugabo ahagarara iburyo umugore uburyo bwawe ni uburyo bwawe bisoso ni ibumoso bwa bisoso ni umugabo aryama hafi y'urugi nasa tuvuze ko ni ubwo ujya kuryama so ndashimira cyane ubuyobozi bwa BTN TV bwatekereje igikorwa nk'iki. Ndashimira cyane umuhuza Business and Training Center ebo bagize uruhare mu kuduha icyo kunywa buriya uri inyuma ni batanze na essence unywa essence iwe cyangwa mazutu n'izamutse rero ikaze mu muryango mugari wa BTN TV kandi Nkandahiro Valens Papi manager wa Bisoso manager wa Mitapen manager wa Region abo bose mureba na papa cyangwa wamwibagiwe na papa cyangwa ari mu Gasyata umugore yagize anniversaire kandi yagize anniversaire umugabo ni uteka byaza gushiriza iyi mpano rero impano nageneye Antapeno na Bisoso tujye kujya tubana buri wa gatanu bakatwinjiza ku wa gatandatu kugira ngo dutangire weekend neza. Buriya iyo watangiye weekend neza n'ikindi cyumweru gitangira neza. Ubwo rero iri ni ikaze mbahaye. Iyi mpano simvuze ngo mujye kwifungura mwihishe. twifungure none Live Bisoso fungura ibintu byose bijya biba live birenga ibya Yesu. mudufashe Ikorera Nari John ufite agatuza nabyo si Yesu oya nagari nagirwa ukuri magombo ukuntu bemeye kurushinga ubwo every Friday abantu bita si grace Sigas. uri umuntu uri aho uri kubiko ni njyewe ahishe niho gukora muri gufasha abandi uri mwamu ni nabwo bwa mbere mu buzima mbonye impano kabisa ibyo bikuru byumva neza nshaka gusinya amakuru namenye cheer day iba ita cheer day kugira ngo mujye mubasha cheeringa ya ita cheer day rusine twumvira uko imeze kumvira niwe musogongezi twizeye nimusanga ino nyengo bashobora kuzaba abaterankunga bacu ba mbere bakomeye rusina amakuru namenye rwose ntumiwe ubibona inshuti yawe kuma mutokezo maze rero mugera mu muhogo ukwire hose usiga ndasina ngo kwizerwa natemba sinema gara ngatemba rumanzi iyo umuhogo baje to sinsiganira gusengera warugenya kwisonga ruri ntabwo twazanye abantu bazima muri studio kuma numva uretse nongere ahumva amenyo kenda niyo inyongo niyo niyi nayo narabuze gitara kaho bitire sasa rero na cheer day arahoci yate iyi cheer day rero urayisanga aho usanga ugura icyo kunywa hose mu gihugu irahari ariko Iki? ipanze neza kabisa buriya ugeze Kicukiro ari ku kiraro mu kabari kari hajya hejuru kwa Bisoso kwa Bisoso urasanga cheer day cyane bayita kuri cool side uriya nawe ku wa gatandatu ejo muzamusange Bahouse Nyamirambo nawe uzasanga cheer day ukuvuga ahantu dukorera muzaje muza mukubite mwuzure ufite n'igikoma cyiza igikoma cyiza muze kuri cool side ajya ku kiraro
hanyuma ejo muzagende bahawusi kwa mama queen ndabaza kwishusha ugiye kwishyushya nakonje mu gisigo ndabaza kwishusha okay asante sana rwose n'amasaha mutubwirire ngo wakoze cyane yego asante sana ngo ejo hazadusohokana muri pisine ndashaka kureba kuri pisine njyewe ibibiri seriye okay bisoso naam reka dushimire abantu and bose nukuri mwese naje nakoze cyane uretse kibonge wariye cyane we nta mpamvu yo kugushimira ahubwo do wariye ni rusi ufite video oya ni wariye okay wasese nasese zino sambusa ni zawe Waravyibushisha nawe warananutse bisoso jya gucuranga ariko va mu biryo please no jya gucuranga uziko ajya mu mwaka akibagirwa ko arimo gucuranga na Rusine mutubwire gahunda zimeze zite ndabizi ko buri muntu wese afite ibyo arimo kudupangira cyangwa se yanadupangirwa ibyo ari byo byose bijyanye na Mugisha na Rusine bigeze he bimeze bite nabyo twapudeting n'ibindi na buri wese afite indi mishinga n'ubukwe bwawe twapudeting hanyuma agerageza n'indi kasubirayo gato sinshaka nyine kugira batangire bambare muri bandahiro barespa ndashaka kuba maneke kandi Imana nifashije umwaka bikagenda neza nanjye uzakora ubukwe mwa gukurikira okay sawa nta kibazo murakoze cyane bisoso turasoza ryari igihe dushake oya okay hari message z'abantu hano yaravuga ati mwiriwe neza nari bategereje mwatinze kuza ahubwo ni Yvette ndi Bugesera turabakunda ndimo arasoma message z'abantu ati kibonga gira isuku sinzi ukuntu yari arimo kumucunga ubwo ngubwo ndavuganye nabo ndahumura neza ariko tureba ndashaka akazi sinzi ibintu mbereyemo bisoso